mbere na mbere y'umwijima w'ibihe by'ubuhigi n'ubutaratozi, kugera mu bihe byo guconga amabuye n'ubukorikori kw'inyokomuntu, na nyuma cyane y'ibihe by'impinduramatwara y'ubuhinzi, iy'inganda na siyansi. Niba twemera ko turi mu kiragano gishya cyatumye isi iba nk'umudugudu, tukemera ko ubwenge n'ubumenyi ari imbaraga yageza umuntu ku byo yifuza. iyi ni Inkorane TV. Tubamenyesha ibyo mutazi, tukabibutsa ibyo mwibagiwe. Kuri twe ubwenge burarahurwa. ikaze nanone mu nzira njyabukire. Iki gice ni icya 13 ari nacyo gishyira iherezo ku isomo rya 5 umwanditsi Robert Kiyosaki yise ngo abakire bakora amafaranga. Ni isomo riduhishurira inzira abakire bakoresha binjiza amafaranga. Twebwe turi inkorane. N'ubundi Robert akomeza agira ati, mu mwaka w'1989 ubwo nari natemberereye mu gihugu cya Poland, ku mugoroba ubwo nari ndimo niruka ngorora umubiri, naciye ku byapa byinshi by'amazu agurishwa. Ku munsi wa mbere narabyirengagije, ariko ku munsi wa kabiri njya kubaza. Ubwo nari ngeze ku nzu nahereyeho nahise nkubitana na nyirayo, ahita ambaza ati, uragenzwa n'iki? Ndamubaza nti, ese iyi nzu iragurishwa koko? Ati cyane rwose, kandi uyiguze waba umbyaye rwose. Dore hashize umwaka wose naramanitse ibyapa ariko nta n'umwe ukiza kumbaza. Naramubwiye nti ndayishaka. Mu minota 30 yakurikiyeho inzu nari maze kuyigura no kuyishyura, yari inzu y'ibyumba 2 na salo. Namuhaye amadolari 45,000, kandi ubundi siyo yashakaga, naramukatuje cyane kuko yashakaga 65,000. Yari yarubatswe mu mwaka w'1930. Mu by'ukuri yari inzu nziza yo gukodesha, yari inafite agaciro, ariko ikibazo nta muntu washakaga kuyigura muri icyo gihe kubera ibibazo by'ubukungu. nyuma y'icyumweru kimwe yari ayivuyemo yimutse maze ndayitunganya. Nyuma nanjye umupangayi wanjye wa mbere ayinjiramo, akayikodesha amadolari 40 ku kwezi. Yari mwarimu kuri kaminuza yari aho hafi. Ibyo bintu byaranshimishije, ariko igishimishije kurushaho ni ukuntu nyuma y'umwaka umwe gusa isoko ry'amazu ryongeye kuzamuka, maze amazu arongera arashakwa. Ntimwakumva ukuntu nayigurishije amadolari 95,000, ikagurwa n'umugabo n'umugore bari bagishinga urugo, ndetse bakayingurira banyinginga. Ariko nanone ntibyagarukiye aho, kuko umunezero wanjye warushijeho kwiyongera ubwo nakomeje gutembera nkaza kugwa ku yindi nzu yagurishwaga. Nyirayo yabaga mu Budage, ntiyari yaramenye ko isoko ryatangiye gutumbagira. Gusa usibye n'ibyo n'ubundi yashakaga kugurisha akimuka burundu. Iyo nayiguze 300 by'amadolari, ariko nyuma y'imyaka 2 bampaye 495 by'amadolari. Nyuma yo nayo njye n'umugore wanjye Kim twayongeyeho andi tugura inzu nini cyane ahitwa muri Arizona, kuko aho isoko ryari rikimeze nabi. Iyo twayiguze 875 by'amadolari. Ariko biratangaje ukuntu nyuma y'imyaka mike cyane haje umushoramari wo muri Colorado akaduha 1,200,000 by'amadolari. Icy'ingenzi kigaragara muri uru rugendo ni ukuntu amafaranga make agenda akura akabyara andi akazageraho akaba menshi cyane. Ariko nk'uko byumvikana, byose bishingira ku gusobanukirwa imikorere y'amafaranga, ugasobanukirwa ishoramari, isoko n'amategeko abigenga byose. Ibyo iyo utabisobanukiwe, uriyicarira ukagendera ku byo abandi bose bagenderaho, ugakora ibikoroheye ariko bidatanga inyungu zifatika. Buriya ikibazo cy'ishoramari ridasaba risike nini ni uko naryo riba ryayunguruwe ku buryo nta nyungu iba isigayemo. Abashaka bene ibyo rero ntibashobora guhomba menshi, ariko nayo ntibakunguka menshi.
buriya ishoramari ryunguka menshi buri gihe risaba ubumenyi no gusobanukirwa imikorere y'ibi bintu cyane, ndetse ntibinemewe n'amategeko kwishora mu ishoramari nk'iryo risaba inzira ndende n'ubumenyi bwinshi kandi udasobanukiwe imikorere yabyo, ariko nabyo hari ubwo bibaho. Icyo nabonye neza ni uko ndushaho gusobanukirwa ibigoranye, ndushaho kubona amahirwe menshi y'ubukire atabonwa na buri wese. Iyi rero ku babyumva neza murumva ko ari indi nyungu yo gukaza ubumenyi n'ubuhanga bwawe ku mikorere y'amafaranga n'ishoramari. Bigufasha kubona amahirwe menshi abandi batabona, ariko rero hari n'ubundi buryohe bwabyo. Ubundi buryohe bwabyo buri mu kuba urushaho gukuza ubuhanga bwawe mu mikorere y'ishoramari, ari nako bisigara bikorohera kubona niba ishoramari ryakunguka cyangwa ritakunguka. Ariko si ibyo gusa, kuko ubuhanga bwawe bushobora gufata ishoramari ribi bukarihinduramo ishoramari ryiza cyane. Njye mbona hari byinshi cyane ngombwa kwiga, ariko icyo navumbuye ni uko niga cyane ari nako ninjiza amafaranga menshi cyane, kuko mba narigwijeho ubumenyi, ubunararibonye n'ubuhanga uko imyaka ihita n'indi igataha. Mfite inshuti nyinshi zahisemo inzira inyuranye n'iyo. Zo zahisemo gushaka ibigo zikorera zigahembwa, zirakora cyane maze zikizigama. Zananiwe kwiga ubu buhanga nk'uko nabwize, kuko kwiga ubu buhanga bitwara igihe kirekire. Njye burya inyurabwenge ngenga muri byose ni uguhora mbiba imbuto rwagati mu mitungo yanjye yinjiza amafaranga. Niyo nzira nkurikiza rwose. Ntangira gahoro gahoro bikagenda byaguka, ndabiba zimwe zikamera izindi zikanga. Gusa muri rusange ngenda ndushaho kwaguka, kuko uyu mitungo mfite ipima amamiliyoni atari make y'amadolari. Nyamara icyo nshaka ko mwumva hano ni uko aya mamiliyoni menshi yatangiye ari make cyane, kuko yari hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10. Byagiye bizamurwa rero n'izo mpinduka zigenda zibaho ku masoko, hanyuma no kwishyura imisoro mike cyane. Rwose nashoye imari kenshi, nkagura nkongera nkagurisha kenshi na kenshi. Hari n'ikindi kigo nashinganye n'umugore wanjye Kim twakise ikigo gihuriweho. Dufite n'inshuti zacu zigenda zishoramo amafaranga iyo bakoze amashoramari bakunguka bakanasagura nk'uko natwe tubikora. Hari n'ubwo tugura ibigo bikiri bito ariko byenda kujya ku isoko ry'imari n'imigabane hano muri Amerika no muri Canada. Sinakwibagirwa igihe twaguze imigabane y'ibihumbi 100 mu kigo kikiri gito. Umugabane umwe twaguraga amasenti 25, ariko nyuma y'amezi 6 cya kigo gisohoka ku rutonde rw'imari n'imigabane. Ya migabane twarayigurishije maze umwe bakaduha $2 yikubye inshuro 8 zose nk'uko byumvikana. Bene icyo kigo iyo kiyobowe neza, agaciro k'imigabane yacyo gakomeza kuzamuka ku buryo umugabane umwe ushobora kugera no ku $20. Nanone sinzibagirwa ishoramari nakoze ngashora ibihumbi 25 by'amadolari, maze mu mwaka umwe gusa arunguka $1,000,000 y'amadolari. Hari uwabyumva akibwira ko ari tombora cyangwa se umukino w'amahirwe, ariko siko biri. Byaba tombora uramutse ubikoze utabisobanukiwe ukanagamo amafaranga yawe maze ukajya ku mavi kuyasengera ngo azagaruke, ariko twe siko tubikora. Burya ibanga ni rimwe, ni ugukoresha ubumenyi bwawe, ubuhanga n'urukundo ukunda ibyo ukora, maze bikagufasha gutsinda ibizazane no gusimbuka imitego ibiri muri iyo nzira. Birumvikana buri gihe haba hari risike, ariko ubwenge n'ubuhanga burazikoresha ukunguka. Ibyo rero bituma risike za bamwe ziburizwamo ku bandi bitewe n'ubumenyi babifitemo. Iyi kandi niyo mpamvu ntahwema gushishikariza abantu gushora mu bumenyi n'ubuhanga kurusha uko bashora mu masoko y'imari n'imigabane cyangwa ayandi masoko. Ubuhanga ufite nibwo bugena uko utsinda ibizazane byo mu ishoramari. Ndetse njyewe akenshi burya nshora imari aho abandi benshi batinya, kubera ko haba hafite risike nyinshi nta muntu wapfa kuzitekereza. Erega natangiye kubikora mu mwaka w'1979 kandi bigenda binyungura. Ariko rero nufata umwanya wawe ugasoma iby'ishoramari uzabona impamvu bene iryo shoramari riba rihambaye cyane,
kubera ko riba rifite risike nyinshi. Ariko se wowe urumva gushora ibihumbi 25 nyuma y'umwaka ukaba ufite miliyoni byasigana na risike nyinshi? Nyamara nk'uko nabigarutseho mu bice byabanje, ibi mvuga ntawe mbishishikariza kubikora nk'uko mbikora. Mbigarukaho nk'ingero zafasha buri wese gusobanukirwa uko bikora mu buryo bumworoheye. Ntaho bitandukaniye n'uko wafata ikijumba kimwe mu gitebo cyuzuye ibindi bijumba byinshi. Uba ufite amahitamo. Gusa icyo nzi cyo ni uko ku muntu usanzwe ufite umushahara cyangwa se yinjiza, iyo amadolari 100 avuye muri iryo shoramari ku kwezi azasanga ayo usanzwe ukorera biba nk'amata by'amavuta. Kandi bitewe n'urwego rw'ubumenyi ugezeho, ushobora kubikora imyaka 5 cyangwa 10. Ayo ndahamya ko yakemura bya bibazo bya hato na hato byo mu rugo, hanyuma ugakomeza ukibikaho iyo usanzwe winjiza mu kazi ukora ka buri munsi. Icyo gihe ubishatse wakomeza ugakora cyangwa se ukanabihagarika, ukava mu gikundi cy'abo leta yaka imisoro, ahubwo ukabikoresha mu nyungu zawe aho kugira ngo bikomeze bigukoreshe. Nkanjye rwose nahisemo ubucuruzi bw'amazu akodeshwa n'agurishwa. Ndabikunda kandi birankorera. Birahinduka gahoro gahoro ariko kandi birunguka. Mba nzi ko byanze bikunze amafaranga akomeza kunguka, kandi iyo bicunzwe neza birunguka cyane. Icyiza cyabyo ni uko bituma nkora ibintu binyinjiriza menshi hashingiwe ku mpinduka zigenda zibaho. Iyo nungutse amafaranga menshi ku isoko ry'imari n'imigabane, nishyura imisoro yose maze asigaye nkayashora mu kugura amazu yo gukodesha cyangwa se kugurisha. Ibyo kandi bituma urufatiro rwanjye mu by'ubutunzi rukomeza gukomera. Ijambo rya nyuma navuga ku bigendanye n'ishoramari mu bucuruzi bw'amazu, ni ikintu nakunze kumva n'abantu benshi nagiye nigisha ibi bintu hirya no hino ku isi. Abenshi rwose baba bavuga bati ntiwabikora udafite akayabo, cyangwa se bati hano cyangwa hariya ntibikora. Buri gihe iyo numvise bene izo mvugo ndaseka, kuko nzi ko no mu mujyi wa New York cyangwa se i Tokyo ibi bintu birakora. Yewe no muri Singapore, kandi muzi ukuntu inzu zaho ziba zihagazeho. Ariko rwose birakora. Ahubwo bene abo bantu njye mba numva bakavuze bati rwose ntitubisobanukiwe, ntabwo tuzi uko bikorwa. Hari ikintu cy'ingenzi mugomba kumenya. Burya amahirwe y'umurimo ntabwo abonwa n'amaso, abonwa n'umutwe cyangwa se ubuhanga. Nabonye neza ko abantu benshi bakomeza kugorwa n'ubukene kubera ko batahuguwe bihagije ku mikorere y'ubutunzi. Ibyo rero nibyo bituma batabasha kubona amahirwe bakikije rwose aho bari, bityo bagapfira mu bukene. Kenshi na kenshi abantu bakunda kumbaza bati ni gute watangiye, cyangwa se bati ni gute utangira. Mu gice cya nyuma cy'iki gitabo ngaragaza intambwe 10 nateye muri iyi nzira yo kwikungahaza no kwigenga mu by'ubutunzi. Nyamara burya ntukuriye kubigira intambara. Iyo wiga ibi bintu n'izi mvugo z'ubukungu, uba ukwiriye kumva ko byoroshye rwose, kandi ntuzabura kubona ko ari umukino woroshye ndetse ushimishije kuwukina. Rimwe na rimwe wunguka amafaranga, ubundi ukunguka amasomo. Gusa muri byose uba ugomba kunezerwa. Abantu benshi rero burya ntibunguka, kandi igituma batunguka ni ukubera ko baganzwa n'ubwoba bwo guhomba n'utwo bari bafite. Niyo mpamvu nasanze amashuri ahemukira abantu. Mu ishuri iyo ukoze ikosa urarihanirwa. Nyamara burya iyo urebye neza imiterere yacu abantu, ntubura kubona ko uburyo bwiza bwo kwiga dufite ari ubwo gukora amakosa maze tugakuramo amasomo. Umwana yiga kugenda cya gihe agenda akagwa, akabyuka, akongera akagenda, akagwa, gutyo gutyo. Buriya yaba atagwaga ngo abyuke ntiyabasha kugenda. Ibi kandi ni nako bimeze ku muntu wiga gutwara igare.
njye n'ubu ndacyafite inkovu natewe no kugwa ubwo nigaga gutwara igare, ariko ubu nditwara bitansabye kubitekerezaho. Ibi rero ni nako bimeze mu nzira njyabukire. Gusa ikibabaje cyane ni uko abantu benshi bananirwa kuba abakire kuko baba banga guhomba n'utwo bari bafite. Burya abantu batsinda ntibarangwa n'ubwoba bwo gutsindwa. Abatsindwa nibo bahora bibasiwe n'ubwoba bwo gutsindwa. Nyamara burya gutsindwa by'igihe gito ni igihe cy'ingenzi mu nzira y'intsinzi. Niyo mpamvu abahungira kure gutsindwa baba banahungira kure gutsinda. Njye mbona uburyo bw'imikorere y'ubutunzi bumeze nk'umukino wa tenisi. Urakina cyane ugatsindwa, ugakosora ya makosa, ukongera ugakina, ugakora andi makosa nayo ukayakosora, hanyuma ukagera ku ntsinzi. Muri tenisi ho iyo ntsinzwe ndongera nkakora mu biganza by'uwatsinze, nkamushimira nkamubwira nti tuzongera duhure ubutaha, noneho nzagutsinda. Ibyo rero kubimenya byatumye mbona ko hariho amoko abiri y'abashoramari. Aba mbere ni abashoramari bagura ibyuzuye. Aba baragenda bakavugana n'abakomisiyoneri bakabashakira inzu zuzuye, cyangwa se bagashaka abategura igenamigambi bakaribakorera bakabishyura, mbese byose bakabitunganya bo bakaza bishyura. Ni nko kujya mu iduka ricuruza mudasobwa ukagenda wishyura ukayitahana. Ni uburyo butagorana rwose. Nyamara burya hari n'ubundi bwoko bwa kabiri bw'abashoramari. Ubwoko bwa kabiri bw'abashoramari rero ni abarema ishoramari. Aba bahuza ibice by'amahirwe y'ishoramari bikabyara ishoramari. Ni nka kwa kundi ushobora kugura ibice bitandukanye bya mudasobwa ukagenda ubihuza bikavamo mudasobwa. Nkanjye buriya sinabasha guhuza ibice bya mudasobwa ngo mbishobore, ariko ibice by'ishoramari ndabikanika bikabyara ishoramari ryiza pe. Ibyo ntasobanukiwe nshaka ababizi bakabimfasha. Ubu bwoko bwa kabiri rero nibwo bwa rurangiza, kandi ni nabwo bwa kinyamwuga. Hari n'igihe bishobora gutwara imyaka n'imyaka kugira ngo ibice byose by'ishoramari bizabashe kuboneka, ariko hari n'igihe bitabasha kuboneka byose. Nyamara bene iri shoramari niryo data ukize yakomeje kunshishikariza gukora. Ni ingenzi cyane kwiga uko wahuza ibice bikora ishoramari, kuko bene iri shoramari niryo rigira inyungu nyinshi cyane, ariko iyo utazi uko bahuza ibice byaryo nanone ibihombo biba bikomanga ku rugi. Niba rero uri mu bifuza gukora ubu bwoko bw'ishoramari rya kabiri, ukeneye kwiga guteza imbere ubu bushobozi uko ari butatu. Ubwa mbere ni ubushobozi bwo kubona amahirwe abandi bantu bose batabasha kubona, aho ubonesha umutwe n'umutima wawe ibyo abandi batabasha kubonesha amaso. Nk'urugero, hari inshuti yanjye yaguze inzu ishaje pe. Buri wese yibazaga igitumye ayitangaho amafaranga ye bikatuyobera. Nyamara icyo yari yabonye abandi twese tutabonaga ni uko aho iyo nzu yari iri hari pariseri nini cyane. Nyuma yo kuhagura yasenye ya nzu ishaje, maze pariseri ayigabanyamo ibibanza 5, abigurisha amafaranga akubye 3 ayo yahaguze. Icyo gihe yungutse amadolari 75,000 mu gihe kitarenze amezi 2. Ndabizi si menshi cyane, ariko rero araruta umushahara rwose kandi nta zindi mbaraga nyinshi byamutwaye. Ubushobozi bwa kabiri rero ukeneye guteza imbere ni ubushobozi bwo gushaka amafaranga yo gushora. Abantu baciriritse bihutira kujya muri banki. Wa mushoramari wo mu bwoko bwa kabiri iki kintu akitaho cyane, kandi hari uburyo bwinshi bwo kubona igishoro utagiye muri banki. Njye ntangira nabanje kwiga uko nagura inzu ntasabye inguzanyo ya banki. Gusa agaciro k'ubumenyi bwo gushaka igishoro niko kanini kurenza n'inzu ubwazo. Hari ubwo nkunda kumva abantu biganyira bati rwose ngewe banki ntiyantiza amafaranga, cyangwa se bati rwose nge simfite amafaranga yo kugura iyi nzu. Niba rero ushaka kuba mu bwoko bwa kabiri bw'abashoramari, ugomba gushaka ubumenyi, kuko kutabugira ari byo bikoma mu nkokora benshi.
Mu yandi magambo, abantu benshi bazitirwa no kubura igishoro bikabaheza mu bukene. Igihe cyose rero uzakuraho urwo rukuta ruzitira benshi, uzaba imbere cyane y'abazitirwa narwo. Mu gihe hari inshuro nyinshi naguze amazu, nubaka andi kandi nta n'urupfumuye mfite cyangwa se nkuye kuri banki. Hari ishoramari ritangaje nigeze gukora rya $1,200,000 by'amadolari nta mafaranga mfite. Nakoresheje uburyo bwemewe n'amategeko bw'amasezerano y'ugura n'ugurisha. Namushakiye gusa $100,000 by'amadolari maze ampa iminsi 90 yo kumushakira hasigaye. Uti rero kuki nabikoze gutyo? Nuko nari nzi ko ifite agaciro ka $2,000,000 by'amadolari. Uzi ko nabigenje se? Uwo muntu wampaye $100,000 namusobanurira uko bimeze maze ampa $50,000 by'amadolari. Asigarana iyo nzu njye ndikomereza. Ninjije $50,000 by'amadolari mu minsi 3. Byose rero ni ubumenyi. Ishoramari si ngombwa kugura, ahubwo ni ubuhanga n'ubumenyi. Ubushobozi bwa gatatu ukeneye guteza imbere n'ubwo gukoresha no guha umurongo abantu b'abahanga kandi basobanutse. Data ukize yatumeneye ibanga yakoreshaga rivuga ko umuntu w'umuhanga ari umuntu ukoresha cyangwa se agakorana n'abamurusha ubuhanga. Niyo mpamvu ngushishikariza ko nushaka umujyanama ugomba kubikorana ubwenge n'ubwitonzi buhambaye. Nsoza iri somo rya 5 rero ndakubwira ko hari byinshi byo kwiga, gusa umusaruro uzanwa n'ibyo wize uba utangaje cyane. Iyo rero udashaka kwiga ubwo bumenyi, nakugira inama yo kwibera umushoramari wo mu cyiciro cya mbere. Nabonye neza ko ibyo uzi ari bwo butunzi bwawe bwa mbere, ariko kandi ku rundi ruhande ibyo utazi nibyo bikubera risike zikomeye cyane. Wowe rero nk'umuntu ushaka ubukire ugomba kumenya ko buri gihe haba hari risike. Icyo ugomba gukora ni ukumenya uko uzicunga neza zitaguhombye. Kuri izo risike kandi niho iri somo rya 5 rirangiriye. Turabararikira isomo rya 6 umwanditsi yise ngo nujya mu kazi uzajye ugiye kwiga, ntuzajye gukorera amafaranga. Ni kuwa mbere utaha hano ku muyoboro ubamenyesha ibyo mutazi ukabibutsa ibyo mwibagiwe. Inkorane TV.